gicamunsi cya Noheli, uwo munsi ntazibagirwa, ubwo nafataga urugendo nateguye ntashidikanya, narubonyemo byinshi cyane bitazangwa ku mutima, ariko icyandutiye byose ni humura Imana yampaye. Nari nagendereye nasanze umwana utagira uko asa, usaba yuko twicarana, maze yicara ibumoso bwanjye. Kubera yuko aho twari turi twari twazindukiye twembi, yanatekerezaga ko ari iwabo, nawe atekereza ko ari iwacu. Reka dukomeze rero ku kazi twiyemeje ko kwiga gucuranga indirimbo zo kuri gitari, indirimbo za karahanyuze. Hanyuma kuri lisite nigeze kuvuga ko umuntu wakabaye agerageza gucuranga gitari yakabaye azi, nyuma y'indirimbo ya mbere y'izuba rirarenze, ndumva iya kabiri yaba Esiteri mwana wanshavuje. Esiteri mwana wanshavuje ni indirimbo yoroshye ugereranije n'iriya izuba rirarenze, kuko yikoresha amanota y'ibanze do, fa na sol, hakiyongeramo do mute na sol mute, hariho akantu mbese kiyongereyeho. So ako kantu kiyongereyeho ntabwo kakubuza kwicuranga. Hanyuma uburyo nyine bwo kwicuranga nibwo ngiye kukwereka. Ni indirimbo yoroshye yo ugereranyije n'izuba rirarenze, uyige neza, so watch out. Ariko hagati aho ngaho wenda reka mbivuge mbere, umuntu ujeho bwa mbere se cyangwa ushimye aya masomo, subscribinga, urayikinge, usharinge, unakomentinge. Ibyo bintu birafasha, nubwo wenda inyigisho nzitanga for free, YouTube ifite akantu itanga, so umuntu aba agashaka nako wenda kakamufasha kwa miliyoni ibyo akora, kamufasha kuguha noneho video ikeye, kamufasha gucuranga gitari nziza, kuko ngubu gitari ziratandukanye. Iyi ifite raw quality muri production y'ama sound, so ngizi ifite sound nziza kurushaho, byatuma ugira nawe ubushobozi bwo kumva ibintu bizima. So reka rero dutangire. Turatangira dufata do. Do nuyifata nujya gutangira gucuranga Esiteri, urafata aka kahera karafatana n'uyu muryo hasi. Ni gutya uracuranga uyu muryo wo hasi ufashe n'agahera, ugahite karekura, nikamara kurekura gafate umuryo ukurikiye, noneho tujya kuri sol, nayo yifate. Hanyuma ntufate uyu muryo hasi, ahubwo ufate uyu nguyu, niko nakwita sol mute. Ni naho hantu hari ibanga ryo kuba wenda yaba ikomeye, akantu gakomeyemo naka gatangira gusa. Utangira gutya ngo ku gicamunsi cya Noheli, uwo munsi ntazibagirwa, ubwo nafataga urugendo nateguye ntashidikanya, niba wabonye noneho uko biteye, ni
do do so dari ibumoso bwanjye. Urafataniye imirya yombi, uyu wa gatanu n'uwo hasi ubifatire rimwe uhita urekura. Kubera yuko aho twari turi twari twazindukiye twembi, natekerezaga ko ari iwabo, natekerezaga ko ari iwacu. Ku gicamunsi cya Noheri, uwo munsi nazifagito so nateguye ntashidikanya, nari uwo ifanwanyemo byinshi cyane bitazamva ku mutima, ariko fa so do. Mu by'ukuri ni uko nguko iyo ndirimbo icurangwa, agakomeye ni kariya kabanza. Ndumva rero nawe wagerageza ukayisubiramo ukayirepeta. Iyo ntabwo ari indirimbo isaba ngo wige akantu ku kandi akantu ku kandi. Iyo wumvise finger style ukuntu igenda ukanayibona, hanyuma ukanakurikira uko amanota nakubwiye do fa sol, uyicuranga neza. Ndumva rero nakongera kwibutsa kurayikinga, gusharinga, gusubscribinga no gukomentinga tukagendana. Iryo ni isomo rya kabiri ryo kwiga indirimbo Esther Mwana wa Shabuja. Ciao ciao naho utaha.